Indirimbo 30 ubasha kuzikora gute mu soko ry'umuziki muri iri soko rimeze gutya ry'Imusanze ese tubwire indirimbo 30 ni indirimbo kwanza na production yazo irahenze kuko indirimbo imwe nimba ubu ngubu studio zina hazigeze ku bihumbi 100 cyangwa se ibihumbi 80 uratekereza ayo miliyoni uzayakuramo gute ubona isoko ry'umuziki wa Musanze umeze gutyo aho ni waba uri mu gihombo nta nubwo ari ayo mafaranga uvuze ni na make yabitewe n'amafaranga nagenze itakazaho usibye ko ngewe nyine ntago ntagetinga umuziki w'Imusanze bro umuziki ngukorera abanyamusanze ngukorera abanyarwanda bose muri rusange ntago ngukora ntagetinza isoko rya Musanze nge ntagetinga isoko rinini cyane usarurira kurehe soko Fizo ngewe se abanyakenya baranyumva iyo ugiye kureba nko kuri ugiye kureba ku bantu bankurikira cyane usanga abanyakenya badukurikira cyane bya hatari b'abanyarwanda babaye kuko nta giswahili uririmba gusa ntago uririmba igiswahili bakumva none se ko wumva aba Nigeria wumva ikinayija oya tugerageza kumva icyongereza oya hariho n'abaririmba ikinayija ariko abagande se uko baririmba ikigande uracyumva ikigande ngenda cyumva Fizo ugambaki umuziki oya ugambaki ntago nzi ikigande ariko ikintu ngiye kukubwira kimwe kirenze umuziki wo wonyine n'ururimi umuziki wo wonyine n'ururimi ntago bigendera ngo nguririmba ikinyarwanda bro niyo mpamvu gusa Fizo Mason kumbwira ko so indirimbo 30 ngiye ntago mbishidikanyaho kuko urumwe mu basore bakora cyane muri uyu mujyi wa Musanze ahubwo nkibaza ntago tujya kureba amasoko yari hanze ya Musanze turareba umuziki wacu muri rusange Musanze kubera ko niho duturuka ese ubasha iyo miziki yawe 30 cyangwa se uratega nihe plan uba ufite kugira ngo uwo muziki wawe ugere hano ku bantu b'Imusanze kubera ko ntago nibwira ko hari igitaramo wakora muri Kenya nta gitaramo ntago nibwira ko rero hano umaze kuhakora ibitaramo byinshi muri Kenya aho imiziki yawe yumvikana nturajya gukora igitaramo ni gute iyo miziki yawe 30 ukora mu mwaka cyangwa se wakoze muri uyu mwaka ushize urateganya gute kuyigeza ku bantu hano Imusanze nabo babashe kuyumva kubera ko dufite indirimbo 30 ku mwaka mu mujyi wa Musanze icyo gihe nta cyuho cyaba gihari kandi urabona ko icyuho kirahari kinini abasani benshi ntibakora mbwira iyo ntuza yawe wateganyije ko iyo miziki yawe abanyamusanze ubateganyiriza iki ahari mushobora kuba mukora iyo miziki muyohereza ahandi wa mugane wawe ntawamenya ariko natwe Musanze turayikeneye none se indirimbo meruka gusora yitwa Ibindusha ntayuzi Ibindusha ndayizi na Pacifica nande ni nayikoranye na Malazi nayikoranye na Malazi urumva nyine kandi indirimbo nziza ndikumva utayizi neza ariko injyana yo ndikumva urimo fresh rero urumva ngewe ntago umuziki nubwo nkukora ngewe ntuye hano nibyo nashatse kukubwira ntago ngiye ntagetinga umuziki ntago ntagetinga isoko rya Musanze ntagetinga isoko rinini cyane rero byo byonyine kuba umuziki ukora ntuye hano byo byonyine umuziki wanjye n'uw'abanyamusanze ikibazo n'uw'abanyamusanze urakoze cyane yego n'uw'abanyamusanze ariko ntubageraho ujya guhera muri Kenya kandi indirimbo yanjye meruka gusora yarakugeza kuki wibwira kundi itamugezeho no twebwe dukurikiranira hafi abandi si kuki utekereza ko badakurikirana hafi turabibona cyane ubibona gute rero uko tubibona nuko bamwe muri mwebwe mutegura ibitaramo reka nkwereke impamvu nihagira baza kuko nta miziki yanyu bazi wowe ujya mu bitaramo byanjye njya nkubona ibitaramo byanjye iyo nabikoze ubona nta bantu bajemo Fizo wibesha abanyarwanda turukuvugira kuri nuza turukuvuga nanjye n'umuziki muri rusange icyo nashaka nuko utanshira mu gatebo kamwe nabuzi babikora bigafeiringa cyangwa nibikunda icyo nicyo kintu nashaka ko nyine ukomozaho naho ngewe umuziki wowe ukubibona percentage
kuri public ya Musanze. Musanze ituwe n'abaturage bangahe Alpha? Musanze ituwe n'abaturage bangahe? Burase yabimenyara gereranya. Ibihumbi magana. Hejuru ya 200 ubwo ngubwo twazamukiye hejuru ya 200. Ibihumbi 200. Yego. Reka ngo stalking kuri IG yawe cyangwa se kuri Instagram. Yego. Kuri IG cyangwa kuri Instagram byose ni kimwe. Na kuri YouTube Prito sorry. Kambanze kuri Instagram yawe Fizo Mason. Nge mfite Instagram ebyiri. Imbwira ikora cyane kurusha izindi. Wowe ushaka nta kibazo. Mbwira iya mbere. Hari yanditseho Power Bank. Indi nayo ni Fizo Mason. Ariko yo nyishiraho ibintu bya fashion. Ntago nyishiraho ibintu bya Power Bank. Okay, nakubonye Power Bank Store cyangwa okay. Katurebe ngufashe. Nayibonye Fizo Mason. Fizo Mason afite ibihumbi 6,891 bimufollowinga imusanze. Mamen. Angaha nangize ngo ugiye kumfobya wallahi. Oya. Nago urakora ndikubona bari kutureba biyongere noneho. Ndikubona hano ufiteho kabisa ibikorwa by'umuntu wese w'umuhanzi asabwa gushyira kuri IG ndikubona biriho. Ahangaho urakora. Oya ntago ugerageza ahubwo urakora. Kaducekinge undi muhanzi kadushake Clemi umwana. Okay. My goodness. Clemi umwana afite 9,764. Urumva ko nawe arakora kandi amaze igihe ari gusohora ama video mu minsi ishize. Hari abandi bahanzi noneho usangana na IG aho bagaragaza ibihangano nani nka mushiti wanjye nka Debless. Abafite nk'abantu bamukurikira bange kuri IG. Debless reka tushake turebe nimba nafite IG. Ibura sa n'umusani. Debless Kiroko. OG. The vocalist. Afite 1,076. Fizo. Yeah. Tuvuye kuri icyo ngicyo. Ubundi nagiye kure nibagirwa kubaza ese abahanzi bagenzi bawe bari bagusura kuva aho wakoreye impanuka? Wallahi noneho wallahi ikintu mbajije. Niba abahanzi barabivuyemo nkaba ntazi ahubwo nisurirwa n'abantu batari abahanzi sha. Umaze iminsi ukora ama concert. Yeah. N'abahanzi bangahe baza mu gitaramo cyawe? Bro. Atari kuvuga ngo wenda batumiwe bari kuri afishe baraperforminga baje kureba concert. Urebye ni bakeya. Ariko hari nabaza ariko abakeya nibo baza. Urumva no kuvuga ngo gushigikirana biri hasi cyane. Ntumbeshye kubera ko njyanza muri show zawe. Ntabwo njya mbesha bro, ntabwo njya mbesha. Mbwira abahanzi baza. Urugero nka Meiro ageza muri show zanjye. Ryari yaje. Meiro ntabwo nakwibuka ariko inshuro nyinshi araza. Inshuro nyinshi mba ndi mu gitaramo cyawe. Yego. Sindamubonamo. Ushobora kuba yicaye hariya so umubone ariko ngenda hamya neza hari n'igihe namuhamagaye kuri stage man. Mail ni yanjye niyo scrollinga kuri IG nagurabura ahantu yazamutse kuri stage. Icyo gihe nari mari naho muri Mars Club. Ntago wamubonye? Nari mari ariko nawe yari yaje mu gitara nawe ntago yari performing ariko ariko nawe yari performing ntago yari yanjye gusa. Uko byarangiye nawe performance si byagenze ntago yarangije performance ahubwo yaje kuma shout out kuri stage. Ntago ya performance. Okay. Ndewe maze igihe nitabira ibitaramo by'abanyamusanze ako gushaka kuzamura itiku ntago ari itiku ahubwo
umuco mubi tuwucikeho kubera ko none se ko wavunitse abahanzi bagenzi bawe ntibakugereho ushaka tubivuge se oya nacyo ni ikibazo ako mwabahanzi mwe kubera iki mutaransura ntago mwabimenye ko navunitse wowe umaze gusura bangahe abenshi barambwiye shango ngo bagize ngo ndi gushutinga Fizo wowe umaze gusura abahanzi bangahe bari mu kibazo bagenzi bawe wenda benshi ntago bajya bahura n'ibibazo nawe uri muri big 5 y'abahanzi bakomeye i Musanze ni nshake mbe no mu bahanzi 10 cyangwa wanyuma ariko ngewe ku giti cyanjye bro ngewe ndaciringa kandi ngewe abasani bose bo mu mujyi wa Musanze nzi ko ntawe dufitanye ikibazo uzi ko dufitanye ikibazo abyandike muri comment cyangwa ikibazo nari nkubajije nuhe muhanzi wagusuye nge nta muhanzi wansura ndongera ndakubaza nti se wowe hari umuhagize ikibazo wenda runaka ukajya kumusura nta muhanzi nzi uragira ikibazo kabisa hari n'abatazi ko nawe ufite ikibazo icyo gisobanuye ko abahanzi b'Umusanze ntimubana turabana ariko tuba turi muri zindi shuguri wangu izo shuguri ku buryo umarana ibyumweru bibiri izo shuguri umarana ibyumweru bibiri hose makino cyumwe ubu ngubu bujije ibyumweru bibiri bagukubise hindi ibyumweru bibiri ubwo izo shuguri muba murimo ni umuziki muhurira mu masiko ntago niba nta muhamagaro bafite wo kuza kunsura ntago ngiye nabarenganya ariko nyine ni byiza urukundo ni rwiza gusa nyine nk'ababimenye bampaye pole ashobora kuba atarabonetse kuza kunsura ariko hari abampaye pole kabisa nka Jazz ewana respect Bex respect urumva ko nyine baragerageje tu nanjye gutambuze kandi ibyo bintu wowe uri umuhanzi man ntabwo uri umuhanzi bro ariko nanjye ndumuhanzi ukuntu kiba iki kigabo nanjye ndumuhanzi duhe kaperasi oya ibyo tuzabikora ubutaha Fizo Mason maze iminsi mbona ubundi akenshi urabona nk'iyo kampani runaka iyo habayeho kampani runaka cyangwa ishyirahamwe runaka iryo shyirahamwe iyo ritumvikana ry'ubwaryo biragoye ko yageza product ku soko ngo abantu babashe kuba iyo product nyine iyo product bajyanye hanze batumvikanyeho ese iyo product yafata imize byagorana none mwebwe nk'abahanzi ubwumvikane bwanyu buri hehe cyangwa se hano ntabwo turumvikana no kumeza ngo twebwe nk'abahanzi wavuze abo uri gutekereza ukareka kumvuga ko ngewe ngenzi ko nta kibazo oya uri umuhanzi kandi impamvu mba mvuze gutyo ni uko ibyo mukora percentage ibyo abahanzi mwese mukora bo muri industry ya Musanze percentage nyinshi ngiye mbona bitazamuka cyane kubera ko mwebwe ubwanyu ubusanga hariho intambara zituma ibyo mukora bidakomeza ngo bijye imbere nge nta ntambara mba ndi kumwe nabo mana ahubwo weho maze iminsi numva hari abahanzi bari batangiye ibijyanye n'amarozi numvise ngo hari no kuri radiyo RC Musanze hari ikiganiro cya Sweet Life bari kuvuga ngo barabaroga utwo tuntu ese ni gute babaroga ahubwo bakabarogera mu bintu bidatanga inyungu ako se man buriye ngewe ntago numva ayo marozi nose ufite iki man ikenzi ari abaturage babaroga bisanzwe babaziza ibindi bintu ariko ndatekereza babaziza impano wenda bafite darekana ariko ntago numva ko umuhanzi yajya koroga undi kandi mbona ibikorwa bibarirwa ku mashi ntago nzi ko umuntu yajya kukugirisha ari n'ibikorwa byawe bitagira ute bidakora cyane nyine ikintu turiho urumva ngenda cyari kuri cya kibazo cy'ubumwe bwanyu abahanzi b'i Musanze aho ujya gukora video cyangwa se aho ujya gukora igitaramo ukabura abahanzi bagenzi bawe bagusapotinga kuko nanjye negura ibitaramo abasani benshi icyo kibazo kibaho turababura mu bitaramo kandi ibyo bitaramo bakagombye kubizamo umubare wabo ko nimba dufite abahanzi barenga 100 muri Musanze ufite abahanzi 100
abahanzi 100 cyangwa se abahanzi 50 intebe 50 z'imbere cyangwa se z'inyuma ziriho abahanzi, umuturage abona ko ibyo bintu byitabiriwe kandi akabiha n'agaciro. mani rero icyo kintu giterwa n'iki? Kuba mwebwe ubwanyu, ese ubutekereza ko wowe nutegura icyo gitaramo ari indi uzakizamo mu gihe utajya mu by'abandi? dore rero ngewe niwe hari ibyo ushaka ko tuvuganaho, ngewe ntukunde kumentioningamo cyane. Ntago ngewe ndi kumentioninga abahanzi, ntago ndi kukumentioninga kandi nawe uri mu bahanzi. Ndi mu bahanzi ariko ngewe nta kibazo mani, ngewe ikibazo umfiteho kivugire hano tukivuge. Nako ngewe ahubwo reka nze nkubwire, turi kuganira ku muziki. ushobora gusanga nk'abahanzi nta mafaranga bafite mani, ugasanga bakennye, ari nayo mpamvu bakora gake. Ngewe burabina nambabaza gusanga ngewe nkora umuziki ugasanga ni nk'ari ngewe uri gukora ngewe nyine gusa. Ese buriya ubundi Fizo ugize nk'ikibazo cy'ibihumbi 100 mbwira umuhanzi w'Umusanze wahamagara ati Musa wanyamurira kano kabazo. Sha biragoye kabisa, kandi yabuze na 5 byo kuza muri show man, biragoye kabisa. Urumva ni ikibazo. None uyu muziki muzawukora gute? Ako wasanga bafite n'impiri mu mufuka man, wasanga bafite impiri. Nabo babaye nka bya bindi Kenisa ari kuvuga ati mubagugu nabagugu bo iki kintu bakimenye kera ku buryo menya kantu ko barabashe kukamenya kera, bakaba bafite impiri mu mufuka iba yayagundiye. Ariko man ngiye kino numva bahanzi nitugerageze ibi bari kutuvugaho ngewe ntago nagakwiriye kuba ndi kwemera ko Buba akomeza kutumentioninga gutya ngo oya na Fizo ntago ahari hatagira n'umuntu uza kumva turi kuvuga kuri ibi ngibe turisikiza wabivuze. Reka nivugire bro, kuko ndabizi ko nta numwe ngewe reka nje nivugire nta muhanzi nta abahanzi bimusanze ndabakunda ndabasupportinga, nta muhanzi wari wakora igitaramo ngo sinyigemo. Ariko oya nibyo uvuga bifite agaciro bro, ahubwo turebe twikubita gashye wikiyeskiriza mu byo wavuze. Ngewe hari ikintu nakuyemo, hari abahanzi badakora man bagakomeza kitirirwa rya zina ry'ubuhanzi, kandi umuhanzi ni ugukora kabisa. Ntago uzamara imyaka 2 imyaka 3 udakora indirimbo ngo ukomeze